cy'abana b'Imana cy'umugabo amereye mwiza leta y'u Rwanda ni umubyeyi iri kudukangurira, iri kutubwira ko dukwiye kurinda abana imirire mibi. Sibyo siko bimeze? Bariya abana mukwiye kubitaho, namwe mukiyitaho. Uri muri gahunda yo kurwanya kuva mu ishuri kw'abana bakiri batoya. Igikorwa cyiza cyo gushyigikira abana bacu biga kugira ngo babashe guhabwa ubufasha bwo kugira ngo bakomeze bige. Rero nicyo gihe cyo kwigirira icyizere, nanone kongera kwihesha agaciro, tugahanira iterambere, tugahanira ejo heza hazaza, tukarera neza abana bacu Imana yaduhaye. Twazumuremye Ange nyine nakundanaga n'umusore nyine dukunda nyine tuza kuryamana batwigishije nyine numvise ari byiza ntabwo bizongera. Icyo nababwira ni ukugira nyine ntibazaze bumva mbese ibyo abasore bababwira cyane, ko abasore bajya boshya abakobwa nyine n'abagabo. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Uwineza Francine, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa y'umurenge wa Gisenyi. Mu by'ukuri twishimye cyane, twishimiye Chorale Jehova Jire kuba yaratekereje iki gikorwa cyo gufatanya n'ubuyobozi bwite bwa leta kugira ngo dukore ubukangurambaga. Ni ukuri duhangayikishijwe n'umuryango, kuko tudafite umuryango muzima ntabwo twagira igihugu kizima, ntabwo twagira abaturage b'ejo hazaza bazima. Biraduhangayikishije ku buryo dukeneye ibikorwa byinshi cyane bikora ubukangurambaga cyane cyane mu rubyiruko. Mwabonye yuko twaganirije abangavu batewe inda babyariye iwabo, barana abantu bo kwitabwaho kugira ngo bongere bagire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Mwabonye ko kandi twafatanyije mu gufasha abana batabona uburyo biga kugira ngo babone uko basubira mu ishuri. Icyo ni igikorwa gikomeye cyane twakishimiye, kuko urabona yuko umunyarwanda cyangwa se urubyiruko dufite aho tugiye kuruvana ndetse n'aho turugeza kugira ngo ruzavemo umunyarwanda muzima wifuza. Ni ukuvuga ngo igikorwa badukoreye cya mbere kuba baratekereje yuko hari abana batiga kugira ngo babasha kwiga neza, cyangwa se abana bafite ingorane zo kugira ngo babone minerivare bige neza. Icyo cyonyine kirahagije, ni umusanzu ukomeye cyane batanze, twabyishimiye rero. Ariko kandi dukeneye yuko iki gitekerezo mwagize cyakwaguka kikagera mu yandi makorari, kikagera mu bandi bakozi b'Imana, amadini n'amatorero ajya bikoraho nibyo, ariko kandi n'amakorari ubwayo by'umwihariko byagutse. Nzi neza ko byagera ku Banyarwanda benshi kuko birakenewe cyane. Reka mpere ku muryango. Buri itegeko rigenga abantu n'umuryango mu Rwanda rirabivuga ko umuryango ari shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu muryango ababyeyi barasabwa gusubira ku nshingano zo kwita ku mwana, bakamuha uburere, bakamuha byose agomba kugira ngo nyine nawe azagira icyo ageraho, tuzabona abayobozi b'ejo heza hazaza. Mu muryango rero dukora inshingano zacu, ababyeyi tugakora inshingano zacu, tukumva yuko dufite uruhare rukomeye mu burere bw'umwana. Byanze bikunze wa muntu tuzaba turi gukora azagira icyo yigezaho. Urubyiruko narwo rero turarushishikariza rwose kwigirira icyizere, bakareka kujya mu biyobyabwenge, akigira icyizere, akumva ko hari iterambere rye n'iry'igihugu muri rusange, akumva ko hari ahantu yifuza kuva ndetse n'aho yifuza kuzagera, bityo azinda bya bindi byose bimushuka, ibyo biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zimuganisha ahantu hatari heza. Abaturage bose, ubwo ndavuga umurenge wa Gisenyi, ariko kandi n'abakarere ka Rubavu bose abashobora kureba iyi audio, buri wese, buri Nyarwanda wese ahantu ari uzashobora kugera muri stade. Ejo turamutumiye, hari urugendo cyane, dufite urugendo ruzatangira mu 5:00, turi kwamagana ibiyobyabwenge. Bazaze twifatanye, ubwo butumwa turabukeneye kandi nuko bwagera kuri benshi bashoboka. Noneho ku cyumweru kandi nabwo bazagaruke muri stade, bumva ubutumwa bwiza, twumviza ijambo ry'Imana. Hazaba hari n'indirimbo, twifatanye mu gusingiza Imana mu ndirimbo, mu ijambo ry'Imana n'ibindi byose bitwubaka bidusana imitima yacu. Nitwa Pasiteri Nimuragire Jean Marie Vianney, nkaba ndi umushumba w'ururembo rw'uburengerazuba mu itorero ADPR, ariko nkaba ndi n'umushumba paruwasi ya Rubavu. Murakoze cyane. Twe nka hano mu rurembo rw'uburengerazuba muri paruwasi ya Rubavu by'umwihariko twishimye cyane kuba ari twebwe twabashije kwakira Chorale Jehova Jire. Igituma twabyishimiye ni ukubera n'ibikorwa byiza twabashije kubona turimo dukorana nabo,
nk'uko mwari mumaze kubivuga uyu munsi wa none twahuye n'abakobwa, abana b'abakobwa batewe inda zidateganyijwe. Uyu munsi wa none bamwe batakaje amashuri ariko babashije guhabwa impanuro zitandukanye, bagirwa inama y'uko badakwiye gucika intege, badakwiye kwiheba kandi badakwiye gusubira mu ngeso mbi, ahubwo bakwiye kongera bakiyubaka bagasubira mu ishuri bakiga. Ndetse Korali Jehova Jire ikaba yakoze igikorwa cyiza inyuma y'inyigisho n'impanuro zitandukanye bahawe, bakaba babashije no kuremera abo bana bagera mu 10 bagahabwa minerivare kugira ngo basubire ku ishuri bige. Rero ibyo ni ibikorwa byiza twishimiye cyane, kandi ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo hari n'ibindi bikorwa biteganyijwe birimo kurwanya ibiyobyabwenge. Icyo ngicyo nacyo ni ikibazo ubona ko gihangayikishije, kuko umwana wagiye mu biyobyabwenge niyo yaba ari umuntu mukuru biramusaza agahinduka nk'umusazi, ukabona yuko nta cyerekezo, nta bitekerezo bindi biba bihari. Ariko kuba baje no gufatanya natwe kugira ngo dukangurire urubyiruko, dukangurire abantu bacu kwirinda ibiyobyabwenge na za nzoga zidakwiye zitujuje ubuziranenge, ibyo byose byuma nabyo bakaba barimo babwirwa yuko ari bibi bidakwiriye. Rero twishimiye ibyo bikorwa byiza, kandi si ibyo ngibyo gusa, ahubwo hari n'ibindi bikorwa bitandukanye biteganyijwe tuzagenda dukorana na Korali Jehova Jire muri iyi minsi yose, yaba ari ejo kuwa gatandatu no ku cyumweru. Rumvikana urebye ibikorwa Korali Jehova Jire ikora bikwiye kubera urugero rwiza n'ayandi makorali, kubera ko hari igihe korali rimwe na rimwe ibaho ikumva yuko umurimo wayo ari ukujya mu rusengero ikaririmba bakasenga, ariko nyamara buriya ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu akwiye gukorera Imana, akora n'ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo. Rero ibi ni ibikorwa byiza n'izindi korali zikwiye kwigana, zikwiye kwigiraho, bakumva yuko umurimo udakwiye kurangira mu rusengero ngo bumve ko bari buririmbe gusa, ahubwo bagakora n'ibikorwa by'urukundo, bagakora n'ibikorwa byo gufasha abababaye, byo gufasha abafite ibibazo, byo kuremera abafite intege nke n'ubushobozi bukeya. Rero uru ni urugero rwiza dukangurira n'andi makorali yuko akwiye kwitaho. Turashima cyane kuko ibi bikorwa byose turimo dukora turabikora kubera yuko dufite imikoranire myiza n'ubuyobozi bwacu, ariko kandi nanone n'ibi bikorwa by'urukundo byaba ari ibyo kuremera abafite intege nkeya, abatishoboye, ndetse n'ibi bikorwa byo gutanga minerivare nabyo tubikomora mu cyerekezo cyiza cy'ubuyobozi bwacu, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abadukangurira ko dukwiye gusindagiza abanyantege nkeya, dukwiye gufasha abafite intege nkeya, kandi n'ibi bikorwa byo kuremera tukabona ko biri mu cyerekezo cy'igihugu cyacu, kuko nta n'umwe ukwiye gusigara inyuma, ahubwo twese dukwiye kuzamurana, dukwiye gufashanya kugira ngo abanyarwanda twese ntihagire n'umwe usigara inyuma, ahubwo twese tubashe gutera imbere kandi tuzamukire hamwe. Mfite ibyishimo byinshi bikabije yuko Imana itsinze ku buzima bwanjye, ndetse yuko Imana itsinze ku buzima bw'abanyarwanda muri rusange. Imana iratsinze, turabyizeye, umuntu wese yizera ubutsinzi bw'Imana nk'uko nanjye mbyizeye. Nkurebye mwitegereje nawe no mu Jehova Jire mu maraso ahantu hose. Jehova Jire ubundi wowe wayigezemo ryari? Jehova Jire nayigezemo mu mwaka wa 2014. Urumva ko maze nari mutoya, ariko ubu Imana yateyeho inyama ku mubiri wanjye, nabyo ndabishimira Imana. Mu by'ukuri navuga ko Korali Jehova Jire yakureze ukiri gatoya, none n'inyama n'iki byose n'indi migisha myinshi yaraje. Yego, Korali Jehova Jire yarandeze, nayigiyemo nkiri umwana w'umukobwa ntafite icyerekezo cy'ubuzima. Korali Jehova Jire ababyeyi barimo, abapapa barimo nibo banshingiye. Imana ibaha umugisha, ubu ngubu ngeze ku kigero numva gishimishije. Imana ibaha umugisha. Mbese muri make navuga ko Korali Jehova Jire igeze aho iryoshye ku buryo ari umutware wawe, ari n'abana bawe bose bavuga ngo mwigumiremo. Ni karibu rwose mugumemo muri Korali Jehova Jire, harimo ibyiza byinshi. Uyu munsi se turi hano ku murenge wa Gisenyi, twaje hano hari igikorwa cyo kwigisha. Ese byagenze gute? Habayemo iki
wabwira icyo igikorwa cyabaye hano ku murenge wa Gisenyi twakitabiriye turi abaririmbyi bakeya mu baririmbyi benshi bakorera Jehova Jire, ariko habashije kwitabira bakeya kubera ibikorwa dufite imbere yacu umunsi w'ejo ndetse n'umunsi w'ejo bundi, ariko bakeya babashije kwitabira. Twahagereye igihe twasanze ku murenge wa Gisenyi batwiteguye, abaturage bahari batwiteguye bashaka kumva imbamutima zacu. Imana ibaha umugisha. Igikorwa cyagenze neza, twaganirijwe, twize ijambo ry'Imana, twaganirije abo twahasanze, twakiriwe n'umuyobozi w'umurenge wa Gisenyi kandi neza. Imana ibaha umugisha. Twatanze minerivare ku bana batishoboye, abana 10 bababaye cyane muri uyu murenge. Twabigerageje, Imana yadushoboje. Yego. Ngaho tumira abantu rero. Ndatumira abantu hano muri Gisenyi mu nkengero z'uyu mujyi. Ntabwo mpamenyereye cyane, ariko abantu bari hano hakurya Igoma ni karibu, abari i Musanze ni karibu, za Mahoko, za Nyabihu, ahantu hose ni karibu. Umuntu wese azaze yakire ubutsinzi bw'Imana. Ni umunsi w'ejo ku itariki 22 guhera saa 8, ndetse no ejo bundi ku itariki 23 guhera saa 8 z'amanywa. Mwese murararitswe, ikaze. Imana ibaha umugisha. Indirimbo zirahari nyinshi. Hari indirimbo ishobora kubafasha ivuga ngo njyamye mu mahoro niyoroshe imbabazi, urukundo rwe nirwo rungose.